Mu binyacumi by'imyaka itambutse isi yareberaga Afurika mu ndorerwamo y'amakimbirane, intambara z'amoko ndetse n'umutekano muke, ariko mu gihe benshi batari bitaye kuri Afurika ndetse rwose bayireba nk'ikingi haze, hari impinduka zidasanzwe zari ziri kubera mu mutima wa Afurika y'Iburasirazuba. Igihugu gito cyane ku buso bwa kilometero kare 26,338, igihugu cyari kivuye mu bihe by'umwijima bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, kimwe mu bihe bishaririye mu mateka ya muntu. Mu binyacumi by'imyaka bike nyuma yaho, igihugu cyari kirimo kubaka ikintu kidasanzwe, ikintu gifite discipline, ubudahangarwa ndetse n'ubunararibonye. Icyo nta kindi ni Igisirikare Rwanda Defence Force RDF. RDF ntabwo ikiri igisirikare gusa, ahubwo ni imbaraga zubakiye ku budahangarwa, kwihangana n'imyitozo y'indashyikirwa yagenewe mu kurwanira mu miterere y'isi igoye kurusha iyindi, kuva ku kurinda ubusugire bw'igihugu no mu butumwa mpuzamahanga bwo kubungabunga amahoro muri Afurika yose. Abasirikare b'u Rwanda barimo kubaka izina ririmo gutangaza isi yose. Ariko se niki kiri kubagira indashyikirwa? Ni imyitozo bwoko ki iri gutuma umusirikare arokoka ikintu cyose, akamenyera hariho hose kandi nta gusubira inyuma na rimwe? Abasirikare basanzwe baremye nimwe mu myitozo ikaze kandi yihariye itarigeze ibaho mu mateka y'igisirikare cyari cyo cyose cya Afurika. Imyitozo ituma umubiri wa muntu ugera ku mpera zawo kandi kagerageza intekerezo kurenza ubwoba. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'imyitozo ya gisirikare iteye ubwoba kugira ngo dusesengure imyitozo 8 gusa ikaze y'ingabo zihariye special forces, ari nayo yubaka abarwanyi bashobora kudahagarikwa n'icyari cyo cyose, kuko imbaraga nyakuri ntabwo zihabwa, uraziharanira binyuze mu myitozo. Rero baravuga ngo you fight the way you train, urwana uko watraininze. His Excellency yavuze ko ingabo afite ubu ngubu n'inzego za security muri rusange arizo yifuje kugera igihe cyose cyabayeho. Iyi si imyitozo isanzwe nko gutera ibipfuzi cyangwa se kurashisha imbunda zidasanzwe, ahubwo iyi ni imyitozo ifasha umusirikare kuba ikiremwa gishya mu ntambara zigezweho. Ikaze kuri Muri Madox, ntibibagirwe gukanda subscribe, ntibibagirwe like, ndetse ku musozo w'iki kiganiro munyarukire no muri comment utubwire RDF mu ntekerezo zawe yumvute uyitekereza hiki. Umwitozo wa mbere udasanzwe ingabo za special forces za RDF zikora ni umwitozo wa psychological resistance training. Iyi ni imyitozo ishingiye ku mbaraga z'imitsi y'ubwonko ndetse n'imitekerereze. Iyi ni imyitozo ikorwa hagamije kubaka imbaraga z'intekerezo, aho abasirikare bashyirwa mu bihe bigoye cyane, bashyirwa muri stress nyinshi cyane, batuma abasirikare bamara igihe kinini badasinziriye, nibura mu cyumweru ukaba wasinziramo amasaha 3 gusa. Ni imyitozo bashyirwa mu rusaku rwinshi, mu bintu biteye ubwoba, confusion nyinshi cyane. Ni imyitozo ituma ushyirwaho igitutu kuri buri kintu cyose, ndetse igitutu kikaba cyinshi no ku kintu ushobora kubona ko cyaba kidashoboka. Abasirikare hano batozwa gutuza, ndetse n'ibintu byose byaba birimo gusandara, bega ibintu byose igihe byaba biri kwangirika ubona nta mahirwe n'amakeya hari, ukagumana umutuzo. Ahangaha rero nibwo umusirikare amenya gutekereza neza ndetse no mu gihe ari mu kaga gakomeye. Iyi ni imyitozo kandi ifasha umusirikare ku rugamba mu bikorwa byo kubohora abantu bashimuswe, ndetse no mu butumwa buba burimo amahitamo amwe gusa, guhitamo urupfu cyangwa se ubuzima, amahitamo hagati y'urupfu n'ubuzima. Iyi myitozo ni kibafasha mu ntambara. Iyi intekerezo zawe zacitse intege byose biba birangiye. RDF igira cyumva neza izi gisobanuro cyacyo. Umwitozo wa kabiri ni uwitwa camouflage and concealment training. Iyi ni imyitozo ikomeye cyane ishingiye ku guhinduka nk'utagaragara. Muri iyi myitozo abasirikare batozwa uburyo bwari bwo bwose bwo kwivanga n'ishyamba igihe bari mu ishyamba, bakabasha kwisanisha naryo, bakabasha kwisanisha n'ibyatsi cyangwa se mu bice by'imijyi, ku buryo baba bari mu mujyi ariko nyamara udashobora kubamenya ko bahari.
kwihisha guhambaye cyane. Abasirikare muri iyi myitozo nanone bashobora gukoresha ibyondo igihe baba bari ahantu nyine hari isayo cyangwa se mu gishanga. Bashobora gukoresha amababi y'ibiti, bashobora gukoresha n'ibicucu by'ibiti cyangwa se ibicucu by'ikintu cyari cyo cyose gikikije ahantu bahagaze. Bashobora no gukoresha n'imiterere y'isi ahantu bari nyine uko hateye, bakabasha kuhihisha nyamara ntagire ubabona kandi bari hafi aho ngaho. Hano batozwa kuguma hamwe nta kubusha na rimwe, kandi ibyo bakabikora amasaha menshi. Ugashobora kumara amasaha 5 uri ahantu hamwe wihishe, utabuja, utanyeganyega. Intego nimwe kandi irasobanutse: ntukagaragare, ntukabonwe n'umwanzi. Iyi ni imyitozo ifasha umusirikare kuba yabasha kwihisha umwanzi ntabashe kumubona kabone nubwo baba begeranye, akihisha burundu. Ubu bumenyi kandi bwifashishwa cyane mu bikorwa by'ubutasi, kugenzura umwanzi intambwe ku yindi y'umwanzi, ndetse n'ibitero byambushi. Igihe nyine witeguye kugwa gituma umwanzi, iyi myitozo irafasha kuko ifasha kwihisha ahantu ukahaguma amasaha menshi utegereje igihe cyanyacyo. Umwitozo wa 3, Special Force za RDF zikora, witwa Water and Survival Training. Ahangaha bivuze ko amazi ni kimwe mu bintu bigoye cyane gukoreramo. Abasirikari rero batozwa uburyo bwo kwambuka imigezi ndetse n'ibiyaga bari ku gitutu gikomeye, kumara igihe kirekire bari mu mazi, guhangana n'ubwoba bwo kurohama. N'imyitozo ibatoza gukorera mu mbeho ndetse n'ahantu hakonje cyane. Ibi kandi bifasha umusirikare kuba nta hantu na hamwe ku isi hashobora kumubera imbogamizi. Ubu ni ubumenyi bufasha umusirikare mu butumwa bwo ku nkombe z'amazi, kwambuka imigezi n'uburyo bwo kwinjira mu gace k'umwanzi unyuze mu mazi. Nyamara ibyo bigakorwa mu bwenge bwinshi cyane ku buryo umwanzi ahariho hose atungurwa, ntawamenye ko hari ikintu kiri mu mazi, ntawigeze arabukwa ko hari umwanzi ushobora no guturuka muri ayo mazi. Ni umwitozo uhambaye. Umwitozo wa 4 ni uwitwa Survival, Evasion, Resistance and Escape. Ni imyitozo ihambaye cyane, imyitozo ikomeye kurusha iyindi yose, aho abasirikare batozwa uburyo bwose bushoboka bwo kurokoka ndetse no kwirwanaho, akabaho igihe ari wenyine. Urugero, tuvuge ko umusirikare yaburiye mu ishyamba cyangwa se ahandi hantu mu matware y'umwanzi. Hano umusirikare atozwa uburyo bushoboka bwose uburyo iyo situation agomba kuyibamo kandi akayikuramo. Urugero, mu minsi yashize umusirikare wa Amerika wari watwaye indege y'intambara ikaraswa na Iran yaje kugwa ahantu mu matware y'umwanzi mu gihugu cya Iran. Mbere yuko atabarwa yagombaga kwihisha ku buryo umwanzi adashobora kumubona. Imyitozo nk'iyi rero ifasha umusirikare kubasha kurokoka no kwihisha umwanzi. Imyitozo nk'iyi ifasha nanone umusirikare igihe ibyo kurya byamushiranye gushaka ibyo kurya ndetse n'amazi ahariho hose, kandi iyi myitozo igafasha kwirinda gufatwa n'umwanzi. Ugomba kwirinda gufatwa uko byagenda kose mbere y'ubutabazi. Kandi nanone niyo myitozo iha ubumenyi umusirikare bwo kubasha gucika igihe cyose yafashwe nk'imbohe cyangwa se yafashwe nk'iri. Hahabwa ubumenyi buhagije ashobora kwifashisha mu gucika umwanzi. Ubumenyi bufasha umusirikare kwirwanaho no kubasha kurokoka igihe cyari cyo cyose yaba yisanze mu matware y'umwanzi. Byanze bikunze agomba kurokoka. N'ubumenyi bufasha abasirikare iyo boherejwe mu butumwa bw'ibanga, n'igihe cyose ubuzima bwe abona buri mu kaga k'urupfu. Iyi myitozo imufasha kwirwanaho. Umwitozo wa 5 abasirikare ba Special Force ba RDF bahabwa ni uwitwa Close Quarters Battle. Ubu ni uburyo bwo kurwanira mu nzu cyangwa se ahantu hato cyane. Ni imyitozo abasirikare bagahabwa imyitozo y'uburyo bwo kwinjira mu nyubako z'umwanzi, gushaka no gusukura ibyumba, room clearing. Hano bahabwa imyitozo yo gufata imyanzuro yihuse igihe urugamba ruri mu mahina kandi umwanzi akwegereye cyane. Kandi nanone bahabwa imyitozo yo gukorera mu itsinda ritoya cyane. Hano ubwonko bwawe butozwa gufata umwanzuro vuba cyane byihuse ibintu bitaraba bibi. N'ubumenyi bukunda gufasha abasirikare mu ntambara cyane cyane zo mu mijyi cyangwa se mu bikorwa by'ubutabazi ndetse n'ibikorwa byo kurwanya iterabwoba. Umwitozo wa 6
ni uwitwa sniper and precision training. Iyi ni imyitozo ikorwa na ba snipers, cyane cyane ibafasha uburyo bwo gukontorora ikintu cyari cyo cyose ndetse no kwihangana muri situation iyo ari yo yose. Ni imyitozo ibafasha kuba igihe ari muri position yibanda ku muntu umwe gusa cyangwa se ku kintu kimwe gusa yatumwe, ibafasha kubasha guhamya intego mu ntera ya kure cyane, gutekereza utuje kandi ugahama hamwe amasaha menshi cyangwa se iminsi myinshi. Ni imyitozo nanone ifasha sniper kubasha kuvumbura aho umwanzi yaba yihishe. Hano bifasha kuba isasu rimwe gusa rishobora guhindura isura y'urugamba. Iyi myitozo kandi cyangwa se ubumenyi bwifashishwa n'umusirikare mu bikorwa by'ubutasi ndetse no gukuraho cyangwa se guhitana abanzi b'imena. Ubwo nyine babasirikare bakuru baba batagetinzwe nyine, bega inkingi za mwamba mu rugamba, abajenerali cyangwa se abandi bantu. Imyitozo ya 7 Special Force y'u Rwanda ikora ni Reconnaissance and Intelligence Training. Ni imyitozo karabutaka, imyitozo abasirikare batozwa kugenzura uko umwanzi yigira cyangwa se yimuka, imihindagurikire y'umwanzi. Ni imyitozo ifasha abasirikare kubasha gukusanya amakuru mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, ubutasi nyine, gutanga raporo ku babakuriye, kandi iyo raporo igatangwa mu buryo bitarimo ibyago na bimwe ko umwanzi ashobora kubivumbura. Ni ukwiga imyitwarire ndetse n'imigenzereze y'umwanzi. Hano reka nkubwire ko amakuru ari ingenzi cyane ku rugamba, kubera ko amakuru ahinduka imbaraga n'intwaro ikaze cyane. Ubu bumenyi bufasha ingabo gutegura ibitero ndetse n'igihe hari gukorwa igenamigambi ry'intambara. Umwitozo wa nyuma ari nawo wa 8 ni umwitozo witwa Air Insertion High Altitude Training. Iyi ni imyitozo ikomeye cyane iri mu buhanga buhambaye cyane. Abasirikare batozwa gusimbuka baturutse mu butumburuke bwinshi kuva mu kirere bamanukiye mu mitaka parachute, kandi batozwa kugenda intera ndende mu kirere mu buryo bw'ibanga. Nanone ibi kandi bibaho ubumenyi bwo kubasha kuba bashobora kugwa mu matware y'umwanzi mwibanga bucece, umwanzi bakamutera bamutunguye. Iyi myitozo ntabwo iba yoroshye, nta nubwo ari imyitozo ya buri wese, kuko ni imyitozo iba yuzuyemo uburibwe, discipline, igitambo ndetse n'imitekerereze ihambaye cyane, ku buryo mu basirikare 1000 bagiye kuyikora abayisoza n'imbarwa. Abayisoza abari ibiremwa bishya by'intambara, abari mashine z'intambara. Ibi nibyo bituma Delta Force y'Amerika ari umutwe wa gisirikare utinyitse mu ruhando mpuzamahanga. Hanyuma muri Afrika uyu munsi igisirikare nka RDF, ibi nibyo kimaze kugeraho kandi nibyo gikomeje kubaka umutwe w'ingabo ushobora kurinda igihugu, ushobora gutanga umusada ahariho hose no mu butumwa bw'amahoro mu mahanga, bagatahana intsinzi, amahoro agahinda, kubera ko imbaraga za gisirikare ntabwo ari imbunda gusa, ahubwo ni abantu banze kugivinga up. Niba iyi documentaire cyangwa se iki cyegeranyo wumva hari icyo kikunguye mu bumenyi, duhe like, subscribe ndetse na comment. Ibihe byiza.